Muri icyo gihe hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya bahuza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yesu ati, mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati, musaza wawe azazuka. Marita aramusubiza ati, nzi ko azazuka igihe cy'izuka umunsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye zuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati, yego Nyagasani, nemera ko uri Kristo, umwana w'Imana waje muri iyi si. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. ikamutora imukuye iwabo mu rugo hatuye, ntigendera ku bukire, ntigendera ku bwenge buhambaye, ntigendera ku birango, ntigendera ku kiguzi, mu buntu bwayo mu ibanga ryayo ni ukubitorera uwo yishatse igihe yishakiye, kandi impuhwe zayo, ubuntu bwayo n'ububasha bwayo bugaherekeza uwo yitoreye bukamugeza kuri Leta Ntagatifu, bugakomeza bukamuherekeza kugeza igihe azapfira kuri iyi si. Aya masomo matagatifu tumaze gutega amatwi aje ashimangira ibijyanye n'umuhamagaro, kandi hari aho ahuriye n'amateka y'umuhamagaro wawe. Tugiye kongera turimo kwihuta, nyuma yaho ngasangize ibintu bitatu by'ingenzi by'amateka y'umuhamagaro wanjye, none nanone turasoza dushimira. Isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa mbere, umurongo wa 4 kujya ku murongo wa 10, no kuva kuri 17 kugera ku murongo wa 19. Isomo rya mbere ryatwereka umuhamagaro w'umuhanuzi Yeremiya. Twumvise ukuntu Uhoraho yamubwiye ngo turakibuka n'ukuntu uru rugo bagize ibyaro, Lazaro agapfa, Nyagasani akamubwira akaza gutabara, asabira uwapfuye. Ahangaha banashimangira bakunda kwa Kiliziya ko kwibuka no gusabira abapfuye. Azura Lazaro, ariko Lazaro yongeye kuva. Yesu Kristo wenyine niyo muzuka mbere mu bapfuye. Uyu munsi twanahimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Marita, Mariya na Lazaro, kugira ngo bagendera hamwe umunsi mukuru wa Marita, Mariya na Lazaro. Ivanjili itumye turabagora turabona
na byinshi yabura iki akareka iki ujye kimwe cy'iki ko bigenze munyemerere gusa basangize ibihe bitatu by'ingenzi byaranze amateka n'amahoro bakabona nagiye kuvuga biryoha bisubiye ibitatu by'ingenzi byaranze amateka n'amahoro ahambere ni igihe ngo bari baje kumenya izina niko mama yajaga abizi yabaje kumenya izina habaye ikibazo cyabaye ni iki yango nk'uko ababyeyi b'isi babimbwiye bavuga umwana mukuru ibiro bibiri cyangwa bitatu yanavutse mfite ikiro kimwe n'amagarama kandi si ikiro kimwe n'igice cy'ingizi aho ngaho noneho rero ni cyo kwita izina kunyita izina ubwo hari inama ibicuma n'amacupa cy'abakoresha n'imiheha ibicuma n'amacupa y'uzeru n'imiheha n'abantu bakagitegereza bakitwa ati se umuntu turita wita amazina yatwita umuntu azava n'umuntu noneho uko yabimbwiraga ngo hari bavuga ati mbese nafite ni unusu ni nk'inusu n'anani undi ngo yatanze izina ngo bipfuye kubaho ariko ngo bari batanze n'izina ribi harimo n'urwango harimo n'ubupagani kandi ubukristo n'ubwenge atanga izina ngo uw'Imana yatoye harimo n'urwango n'ubupagani harimo n'ubushobozi noneho ngo umusaza papa wanjye ararakara bagira umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi bose arabasohora bisohoke ubu igikorwa bamujemo aragisobetse musohoke mwese inakorana n'ibicuma arabibakane n'abatari baka barasohoka nabo basigamo umusaza n'akantu n'agirire noneho agiye kumusohora hanze mama bamugira impati umusaza n'umureke umusaza uwo yasigaye aje kumujyanira n'igicuma akifurira kumujyanira agasoma muzehe murakira ashaka kumusora hanze mama atoya kumwibura noneho uwo musaza baragitegereza cya kiro kimwe n'amagarama barakitegereza noneho bagitunga urutoki baravuga ngo umupatiri bakunzeje noneho ati uri kuvugisha icyaro n'umusozo w'igihano noneho umusaza ariko kandi narabivuze reka mugende isomere bagituma cyane cyo kugira cyangwa ndabivuze icyo kiro kimwe n'amagarama bagiye baha amazina y'izina ariko icyo kiro kimwe n'amagarama ukora yarangije kugitora yarangije kukigira umuhanuzi
bya kabiri byaranze bajya guhamagara wanjye niga mu wa kabiri primaire w'ijana ube no kubica noneho umusirikare noneho nakasakisa mu Rwanda intambwe z'amahoro igihugu cy'amahoro twarindaga amahoro icyo gihe turi mu gihugu cy'amahoro hari intambwe z'amahoro ariko inzozi zarangiye iby'igisirikare byarangiye hasigaye kimwe gusa ikihe cyo kubaka iriya ntambara nabonye mu nzozi ube no kubica noneho umusirikare noneho nakasakisa mu Rwanda intambwe z'amahoro igihugu cy'amahoro twarindaga amahoro icyo gihe turi mu gihugu cy'amahoro hari intambwe z'amahoro ariko inzozi zarangiye iby'igisirikare byarangiye hasigaye kimwe gusa ikihe cyo kubaka iriya ntambara nabonye mu nzozi idivanyanisi barayibona umubikiraje arayibona bisijya gutangira bikabwira ko abahereza abaryamisha hasi igiti mama timura wabikira nagezemo rero wabonye kwishakira ariko ni roho w'Imana wakuyemo ahubwo ntiyamenya yuko ariko ufashe Imana mu mugambi wayo n'abakwenda mu ngendo nari n'ubu yuko aho ngaho mu murimo w'ubuhereza nibwo natangiye kugira icyifuzo giteye gitagiti ariko nanjye umunsi nanjye abahereza azaba ari njyewe bari kuzanira amaturo umugati na divayi nanjye ndi kubyereka Imana noneho nariraje ngo tuzambera abahamya nabyo bitangira icyifuzo kinzamo ngo nanjye umunsi umwe azaba ari abahereza bari kumuzanira amaturo kuri reka kubivuga akenshi n'umuhamagaro w'umwana uva no muri utu tuntu duto abana bakora umwana arakina mu kiliziya cyangwa n'umuhereza niyo mpamvu umuhereza mbere yo kuba ari umuntu uzi ubwenge no gukwiye wataje wateye ishuri muri kumubonye hari umuhanga akenshi umuhamagaro ubu rero igihe cyaraje bakavuga ngo abashaka kuzaja mu iseminari bashaka kugira ngo bagende babategura bigisha mu gihugu mbese nza kwigisha mu Rwanda aha gatatu nihuse ngeze mu gatandatu segonderi n'agasore gacyatuye ari gatatu Kigali abasaliziyani b'ikigo abasezerano muri padiri basabwa ikigo umujyi wa Kigali wanize segonderi ku kigo ari hano ku kigo abaminisitiri bari batuye abasederi noneho muri njye harimo ibitekerezo bitatu icya mbere kuba padiri yajyakumva icya kabiri kuba umunyamakuru icya gatatu kuba umusirikare byose biri kurigana n'imvuye Rwanda kandi humvikana ngeze mu gatanu segonderi mu gatanu segonderi muri hazamo byinshi
inzozi zarangiye iby'igisirikare byarangiye hasigaye kimwe gusa ikindi cyo kubaka Imana urabona urabafasha ababyeyi b'abana bamenya neza umurimo wo kubarera Kristo. Ababyeyi abana bazanye kubatizwa umuryango w'Abakristo barekera ibyishimo none umuryango bivaho umusaraba hanyuma nawe ubwanyu ndetse n'ababyeyi b'abakristo bakorereho ahubwo uko bakura uyigujyaho kwiyongera. None rero niyo Kristo mufite ari bwatumye muzana abana banyu kandi niba mwemeje umurimo wo kubarera Kristo inzira yose abana banyigwa dore impamvu rero mwana shitani imyambaro yose y'imigisha yose muhakanye bakorera abana banyu ntabwo Kristo nko kuraguza kwishyira no kubaha.
dukwiriye guhumirwa mu isi.
turakwinginze nyagasani iki gitambo
turasabira n'abana bacu bamaze guhabwa isakaramentu rya batisimu kugira ngo bemere ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Impuhwe kandi wumve amasengesho y'umuryango gutakambira kandi dawe n'ibambe abana bawe bose batatanye ugire imbabazi ubahurize mu rugo. Abavandimwe bacu bapfuye iyo n'abandi bose bavuye muri ubu bugingo bakunyuze ugire impuhwe bakire ingoma yawe aho twizeye kuzatura tugasengereza ikuzo ryawe hamwe nabo iteka ryose kubwa Yesu Kristo umwami wacu ari nawe nyine isi ikesha ibyiza byose barabiganira. Dawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ishyikirizwa na Kristo hamwe nawe abereza niyo dawe mutagatifu Oh
diakoni Bizimana Maurice bari mu mugeni wanditse abasirajanja abasaba umuraka bamwanditse bamanitse kwiga yuko abakozi bose yajanja ariko bamanitse kuko hazaza ubutumwa hano Bungara. Imam